mbabwire yuko kuri uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025 uwo bita Bishop Gafaranga Zakariya araye mu maboko ataraye kubera guhohotera umugore we Annette Murava bashakanye ari urugo rwa kabiri kuri Gafaranga, nubwo Annette Murava we ari ubwa mbere yarashatse. Umuryango ntugasenyuke, umuryango ntugahirime. Niyo mpamvu nshuti zanjye nirwa mbabwira ngo nimureke tuganire mbere yuko twubaka urugo, tuvuge ibyiza tuvuge n'ibibi. Ntituzagendere mu marangamutima yo kuvuga ibyiza gusa, ntituzagendere mu marangamutima yo kuvuga uri mwiza, urasa neza, ureba neza, useka neza, wambara neza, uteye neza. Ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo nshuti yanjye. Barabikubwira ukishima ugaseka ukamwenyura ukumva ijoro waribonye, ariko si byo byubaka urugo. Ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo. Mujye mureka tuganire. Mu gihe cya fiançailles abantu nibaganire, umubaza uti mbese umugore wawe mwapfuye iki, mbese umugabo wawe mwapfuye iki. Namara kubikubwira, ubwo ndavuga umuntu ugiye gushaka urugo rwa kabiri, namara kubikubwira nawe wanarize. Icya mbere cy'umanza ushyire mu nyurabwenge uvuga uti ko ndi kubwirwa n'umugore anyigiraho mwiza, ese umugabo mpuye nawe we ntago yambwira anyigiraho mwiza. Icyo ni ikintu abantu tudakunda kumva. Ukumva uruhande rumwe ukavuga ngo uyu muntu yaramuhohoteraga cyangwa uyu muntu yari mubi, ukagendera muri ayo marangamutima. Cyane twebwe murabizi abagore ko urupfu rwacu ni amatwi, urupfu rw'abagabo n'amaso nshuti yanjye. Nshuti bakunzi ba Mama Mignone TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Turabasuhuje muri aka kanya, muri aya masaha aribwo tugezweho n'inkuru ibabaje cyane, inkuru y'umuntu usanzwe uzwi. Uyu muntu usanzwe uzwi yitwa Gafaranga. Gafaranga ni izina yihimbye Bishop Gafaranga. Iryo zina yarihimbye ubwo yakinaga amakomedi yiganaga abapasiteri, yiganaga ababishopu bajyaga mu rusengero, ariko nta kindi bagambiriye usibye amafaranga. Rero muri komedi yakinaga yagaragazaga yuko abakozi b'Imana, abapasiteri, ababishopu, abarevera baba bakeneye amafaranga. Ndabyibuka ni komedi zamaze igihe kinini. Gafaranga yari umuntu utaramenyekana cyane, ariko izo komedi zaramuzamuye ku rwego rwo hejuru. Ko niba mbyibuka neza, icyo gihe Gafaranga yacuruzaga inkweto aho bita ku Muteremuko. Gafaranga rero muri uko gukina komedi byatumye ahinduka icyamamare, aramenyekana, abantu baramwizera, batangira kumuha akazi. Atangira gukora amapublicité, atangira gukora mu makampani akomeye, atari uko wenda afite amashuri menshi, ahubwo muri uko gukora mu makampani akomeye nyine ni izo mpano zari zaje z'uko yakinnye iyo komedi yiyita Bishop Gafaranga, ariko ubundi yitwa Zakariya. Ndumva ari Zakariya ariyo mazina ye. Rero Bishop Gafaranga kuri uyu munsi akaba yatawe muri yombi. Yatawe muri yombi azira iki? Uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo Bishop Gafaranga yatawe muri yombi, ubwo ari gukekwaho guhohotera umugore yishakiye ari we Annette Murava. Annette Murava abenshi muramuzi, ni umukobwa mwiza cyane w'umuramyi, waririmbye indirimbo nziza zafashe ku mitima y'abantu, waririmbye indirimbo nziza zafashije imitima y'abantu, aririmba indirimbo zo kuramya, indirimbo zo guhimbaza. Aho Murava yabaga yaririmbye uwahageraga ntabwo yahavaga. Rero iyi nkuru dukomeje no kuyivuga twavugaho ibintu byinshi cyane. Uyu mugabo Bishop Gafaranga n'ubundi we yarasanzwe afite umugore, ubwo Annette Murava yajyaga mu gisata cyo gukorera Imana, aririmba indirimbo z'Imana. Gafaranga yari afite umugore yari yarashatse, babanaga, ariko icyari kiriho kandi cyumvikanye nuko bashoboraga kuba batarabanaga neza. Gafaranga ngo yakubitaga uyu mugore wa mbere, ndetse abaturanyi n'abandi bose bari babizi, bikabababaza.
umugore akomeza kwihangana, babyarana umwana wa mbere, babyarana umwana wa kabiri, umva umugore arihangana arihangana arihangana, bimwe mama minyona ajya ababwira, ariko birangira byanze. Inshuti yanjye, nubona hari ahantu uri ushobora kuhasiga ubuzima, aho hantu ndakubwira ngo uzahave wirukanka nzabone munsi y'ibirenge byawe, ariko hari ibindi wakwihanganira. Mu rugo habamo ibintu byinshi cyane, njyewe nzahora mbibabwira, urugo rugira ibintu byinshi cyane, urugo rugira byinshi cyane, kuba uhuye n'umuntu mutakuranye, uba uhuye n'umuntu mutareranywe, ikintu gishobora gutuma mwubaka uru rugo rukarama ni uko mugomba kwihanganirana. Rero Gafaranga n'umugore we wa mbere basaga naho bihanganiranye. Umugore wa Gafaranga yari yarihanganye, cyangwa se reka tuvuge ngo ni na Gafaranga wihanganye, gusa urugo rwa mbere rwamaze iminsi, kandi ntabwo twigeze twumvamo ibintu byo kuba umwe yatabwa muri yombi. Ariko rero inshuti zanjye, sinzahwema kubabwira yuko igihe cyose ubanye n'umuntu uba utaramenya imico ye, nawe aba ataramenya imico yawe, yaba umugabo uba utazi imico ye, yaba umugore uba utazi imico ye. Gusa hari amasura abiri twabonye. Hari isura ya Annette Murava twabonye ari umuramyi, ari umuntu uhimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Hakaba n'isura ya Gafaranga twabonye akina komedi, bituma abantu bamwita Bishop. Uyu munsi hari abantu bashobora kwibeshya kuri iri zina yihaye rya Bishop, bakagira ngo koko ni umubishop. Ubu abakozi b'Imana bakaba bagiye kwandagara, bavuga bati umukozi w'Imana mugenzi wanyu yaba yafunzwe kubera gukubita umugore no kumuhohotera. Oya nshuti yanjye, ntago Bishop ari umurimo w'Imana yimikiwe, ahubwo ni komedi yakinnye. Nimushake mwongere musubire inyuma nimba izo komedi batarazisiba, ariko icyo nzi cyo nuko njyewe nakundaga kuzikurikirana. Zari komedi yakinaga agaragaza ukuntu abakozi b'Imana baturisha, agakoresha amasengesho agahita aturisha amafaranga akayatwara, rimwe agashwana n'abadiyakoni, ubundi agashwana n'abandi bakorana. Doko yari komedi yerekana ko abakozi b'Imana bakunda amafaranga, birangira nyine bamwise Bishop. Rero ntago Bishop ari umurimo yimikiwe, ahubwo ni komedi yakinnye. Ubwo rero tuzi Annette Murava nk'umuramyi wo guhimbaza Imana, aririmba n'izo kuramya Imana, tukamenya na Bishop w'umukomediye. Abo bantu baje guhura, bahuye gute? Bahuye ari uko uyu Bishop Gafaranga atandukanye n'umugore we, bari bafitanye abana babiri, ngire ngo ndumva ari abana babiri, ntabwo ndi buvuge byinshi kuri iki kintu. Bishop amaze gutandukana n'umugore we, yakundanye na Murava mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Rya banga rikomeye cyane rero ryaje kugera ubwo babana, ndetse bakora nanone ubukwe bw'ibanga rikomeye cyane, bubera muri La Paris i Bugesera. Ndemwe abantu benshi barakumiriwe, abanyamakuru barakumirwa, abagombaga kuba baye musi nabo barakumirwa, si ngombwa ko tuvuga amazina yabo, ariko buri muntu wese yaravuga ngo ubukwe bwa Annette Murava na Gafaranga. Abenshi bajya kubwitabira, abenshi bajyayo, abandi bitwaza amakamera, ariko birangira babona hari ababonzo bashobora gutuma nta muntu n'umwe winjira muri ubwo bukwe. N'uwageragezaga gufotora, telefone bahitaga bayimwaka. Umenya ariko abasitari babaho, birashoboka. Njyewe sindaba umusitari, ariko byashoboka ko mu basitari ari uko bigenda. Gusa inkuru y'ubukwe bwa Gafaranga na Annette Murava yavuzweho na benshi, abenshi barabigaya. Ni nayo mpamvu hari navuga ngo byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ko n'urukundo rwabo rwabaye mu ibanga, ndetse n'ibyakorwaga byose ntibyigeze bijya kuri public. Gusa abantu barabivugaga, bakabivuga nk'inkuru, ubundi bakababibya agafoto ahantu, akaba aribo babitangaza. Rero urukundo rwabo rwabaye mu ibanga rikomeye cyane, birangira bakoze ubukwe. Ariko nubwo rwari mu ibanga, burya ngo nta kiri munsi y'ijuru kitazajya ahagaragara. Ni ukuri byaravugwaga, bakamubwira bati Annette Murava, uyu mugabo ugiye gushaka urabona bizavamo, umugabo utaye umugore urabona bizavamo. Annette Murava ibyo bintu ntiyabyumvaga, kuko urukundo nshuti yanjye, urukundo iyo rwagutwaye nta kintu na kimwe cyagukura ku muntu wakunze.
ibyo bakubwira byose, naho yaba ari umugore we babanye yaza akabikubwira, aho uhita ushyiraho akadomo ukavuga uti mwarabanaga sheri wanjye nta cyiza wamuvuga. Ariko rero reka mbabwire inshuti yanjye, aka kantu sindi buze kugatindaho, ariko ndumva mu kiganiro nzakora n'ubutaha nzakababwira. Buriya inshuro nyinshi umuntu iyo abanye n'ibikomere, iyo ushatse utarakira ibikomere by'urugo rwa mbere, inshuro nyinshi urugo rwa kabiri ntirurama. Iki kintu ndagira ngo nzakibakorere nkibasesengurire, kuko ni ikintu nzi ku buryo burambuye. Urugo rwa kabiri nshuti zanjye, abantu bankurikiye muri aka kanya, harimo abantu bakoze divorce, hari abakoze divorce ya mbere, ubu bakaba bari mu rugo rwa kabiri. Ariko urugo rwa kabiri impamvu ituma rutarama, usanga inshuro nyinshi ibikomere wakuye mu rugo rwa mbere ushaka kuza kubyivurira mu rugo rwa kabiri, kandi uwo mushinganye urugo mu rugo rwa kabiri ugasanga nawe afite ibindi yari akwizeyeho. Noneho kwa kundi wari uzi yuko uyu muntu ari bukomore ibikomere 100%, ugashiduka ahubwo ubona atari kubikora nk'uko wabyifuzaga, kandi nawe yari akeneye kumuha keya. Umuntu utaramenya aka kantu, ndakubwiye ngo uzasobanuze mama Mignone abikubwire nk'umuntu ubifitemo ubunararibonye. Urugo rwa kabiri inshuro nyinshi rukunda kunanirana bitewe n'ibikomere byaturutse mu rugo rwa mbere. Simvuze ku mudivorce gusa, simvuze ku wapfakaye, ahantu henshi iyo ushatse urugo rwa kabiri kugira ngo rube rwiza bisaba kugira ngo mube mwahawe inyigisho ikomeye. Rero niba ugiye kwinjira mu rugo rwa kabiri ukarwinjiramo ndetse rwihishwa, ukarwinjiramo bihishahisha, utegereye abantu ngo bakugire inama bakubwire bati izi ngeso zari mu rugo rwa mbere zisige, utegereye abantu ngo bakubwire bati ibi bikomere byo mu rugo rwa mbere bisiga inyuma utangirane n'ibishyashya, urugo rwa kabiri ruravuna nshuti yanjye. Rero uko ndi kubagezaho aya makuru, ndagira ngo mbabwire yuko kuri uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025, uwo bita Bishop Gafaranga Zakariya araye mu maboko ataraye kubera guhohotera umugore we Annette Murava. Bashakanye ari urugo rwa kabiri kuri Gafaranga, nubwo Annette Murava we ari ubwa mbere yari ashatse. Rero nshuti bakunzi bacu, iyi nkuru ibibabaje aba ari inkuru iteye agahinda. Iyi ni inkuru ibabaje nshuti yanjye, nkanjye ukunda kuvuga ku muryango. Iyo numvishije umuryango wasenyutse ndababara. Ntabwo ari ibintu byiza. Umuryango ntugasenyuke, umuryango ntugahirime. Niyo mpamvu nshuti zanjye nirwa mbabwira ngo nimureke tuganire mbere yuko twubaka urugo. Tuvuge ibyiza, tuvuge n'ibibi. Ntituzagendere mu marangamutima yo kuvuga ibyiza gusa. Ntituzagendere mu marangamutima yo kuvuga uri mwiza, urasa neza, ureba neza, useka neza, wambara neza, uteye neza. Ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo nshuti yanjye. Barabikubwira ukishima ugaseka ukamwenyura ukumva ijoro waribonye, ariko si byo byubaka urugo. Ibyo ntabwo ari byo byubaka urugo. Mujye mureka tuganire. Mu gihe cya fiançailles abantu nibaganire, umubaza uti mbese umugore wawe mwapfuye iki, mbese umugabo wawe mwapfuye iki. Namara kubikubwira, ubwo ndavuga umuntu ugiye gushaka urugo rwa kabiri, namara kubikubwira nawe wanarize. Icya mbere cy'umanza ushyire mu nyurabwenge uvuga uti ko ndi kubwirwa n'umugore anyigiraho mwiza, ese umugabo mpuye nawe we ntago yambwira anyigiraho mwiza. Icyo ni ikintu abantu tudakunda kumva. Ukumva uruhande rumwe ukavuga ngo uyu muntu yaramuhohoteraga cyangwa uyu muntu yari mubi, ukagendera muri ayo marangamutima. Cyane twebwe murabizi abagore ko urupfu rwacu ni amatwi, urupfu rw'abagabo n'amaso nshuti yanjye. Ndakwinginze rero muri aka kanya, ndakwinginze muri iyi saha, wowe unkurikiye, wowe unyumva, ni ukuri igihe cyose ugiye gushaka uzamanze
umenye ngo uyu ngiye gushaka ese ashobora no kuba afite imico itari myiza, ariko kuko yamaze kubikubwira akakubwira ati ndarakara, ndakazwa n'iki ngiki, ndishima nshimishwa n'iki ngiki, uzambabarire ibintu ntuzabinkorere kuko ubikoze tuzabipfa, uzambabarire bigende gutya, doko mukamanza mukamera nk'aho mushashe inzobe. Apana mu kugendera mu gusohoka, mu kubwirana amagambo meza, mu kubwirana kuri mwiza, mu kubwirana ko uzi kuvuga neza. Oya, ntabwo ibyo byubaka urugo nshuti yanjye. Yego nayo ni parite nziza yo mu rugo, ariko ntabwo aricyo cy'ingenzi. Uzamenya ikibabaza umuntu, umenya ikimushimisha. Ubundi wamenye ikibabaza umuntu, ikimushimisha cyo uragishaka. Iyo wamenye ikibabaza umuntu, icyo urakirinda ukanakigendera kure. Ariko iyo wamenye ikimushimisha, ibyo byo bikaba iby'agaciro. Rero nshuti zanjye, mujye muganira, kandi noneho umuntu mugiye gushakana umenye ngo mbese mu myitwarire ye no mu buzima busanzwe ni iyihe. Sinkubwiye ngo uzinjirire umuntu ku buryo busanzwe. Uyu muntu ashobora kuba agenda akigira nyoni nyinshi aho akorera. Uyu muntu ashobora kuba ari umunyamahane mu kazi akora kuko ashaka ko akazi ke gatungana, cyangwa uyu muntu kubera ko ari umukoreshwa, hari abandi bamukoresha, akagenda akibombarika cyane kugira ngo batazamwirukana kuri ka kazi, ariko yagera mu rugo ugasanga atandukanye n'uri ku kazi. Ese aho yakuriye, aho yavukiye, uburere bwaho bumeze bute? Niyo mpamvu ntasoza iki kiganiro ntakubwiye ngo nujya kurambagiza uzarambagiza umuryango. Ubwo mugiye kumbwira ngo abagabo nibo barambagiza bonyine. Oya, si abagabo barambagiza bonyine, nawe wa mukobwa we, ndakubwira ngo witwarwa n'amarangamutima, witwarwa n'amagambo meza uri kubwirwa, ahubwo manza wibaze ngo ese uyu mugabo uri kunkunda umuryango we ni uwuhe? Ese uyu mugabo uri kunkunda abo bagendana ni bande? Nshuti rero bakunzi bacu, reka ndekeraho, nagira ngo mbabwire ngo mfite agahinda gakomeye cyane k'umuryango twumvishije umaze gusenyuka. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi dukomeze dusengere imiryango, ni ukuri umuryango nuba mwiza igihugu kizaba